ubu ni uburyo mbaragiye ninjizamo n'ubundi aya mafaranga cyangwa se ayo ngayo nyine ureba. Reka nkwereke ngo aba yagiye aza n'ubundi mu buhe buryo. Nk'uko ubibona, reka manure gatoya ugende ureba aya ngaya n'ubundi ni income n'ubundi uko ziba zagiye ziza zikurikirana. Aya yose aho ngaho ureba icyatsi kibisi aba yageze kuri balance kandi twayabikuje n'ubundi twamaze kuyakuramo nk'amafaranga yacu. Aha ngaha n'ubundi kuyabikuza nta kindi kintu bigusaba, n'ubuntu, nta gishoro n'ubundi uba washoye. Aha ngaha aya yose aba yaje gutyo gusa, wakoresha umwanya wawe nta kindi kintu bigusabye. Kandi reka nkubwire yuko aya yose ukuri kuyareba ndi kugenda manura yose ari mu madolari, nta n'imwe iri mu manyarwanda. Ariya yose n'ubundi twayakoreye mu gihe gitoya cyane. Aha ngaha n'ubundi tugiye kuba twabikuza ayandi. Nk'uko ubibona tumaze kugera ku madolari n'ubundi 3 n'ibice bingahe, 37. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udasiba n'ubundi gukurikira mbiri. Reka ubwire yuko umunsi wa none tugiye kuba twarebera hamwe icyitwa HiFarm n'uburyo ki yakoreramo n'ubundi bakoramo amafaranga. Twinjiye muri ka gace rero n'ubundi ko gukora amafaranga, ariko nta kindi kintu na gitoya bigusabye cyangwa se nta kintu cyerekeranye n'igishoro bigusabye, nta bintu byo gushora cyangwa se byo kuba wakwinvestinga amafaranga yawe. Aha ngaha ntago investinga ndetse nta n'amafaranga bigusaba gushyira aha ngaha. Iyi ngiyi ni HiFarm, abantu benshi murayizi. Iyi ngiyi uyite HiFarm. Iyi ngiyi usibye kuba waza ugafata umwanya wawe, ugafata igihe cyawe kitari kinini cyangwa se kitarambiranye n'ubundi cya buri munsi, ukajya mo hano ugakina, wakina game, wajya kuri live. Hano hakorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi reka nkubwire yuko ahangaha ufite umwanya byibura nk'amasaha 2 cyangwa se isaha ya buri munsi yajya ibasha kuguhesha n'ubundi kuba wabikura buri munsi, cyane cyane nk'abantu bashyashya. Ahangaha kubikura buri munsi baba byemerewe, cyangwa se kubikura buri cyumweru. Iyo ukinjiramo ahangaha ubu byemerewe nyine uri mushyashya. Ariko iyo umazemo nk'amezi 2, nka tumazemo amezi 5, nkatwe tuba tumazemo amezi 5, baba baratuzamuye nyine. Ubu ngubu kubikurana amadolari 10 utayafite ubu ntago wabikura, ntago byakunda, kereka uri mushyashya nibwo nyine ubikura buri munsi. Nk'uko mubizi tujya tubagezaho n'ubundi business online n'ubundi zidasaba igishoro cyangwa se zidasaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariko tuje hano muri HiFarm kugira ngo turebe ngo ni gute bakoreramo amafaranga, ni gute bakina amagame, ni gute ibintu by'amadayisi. Hari abatabisobanukiwe, hari n'abatazi uburyo ki bikinwa. Reka nkubwire ngo tugiye gutangirana n'ubundi gukina, turebe ngo turakina mu buhe buryo, turaza kongera balance bidutwaye igihe kingana iki. Twagiyeho, icyo usabwa no gukurikira ubwo uri bunize umwanya muto yawe utarenze iminota 4, urebe ngo ni gute n'ubundi turahindura balance yacu. Tugiye kurebana kuri balance hariho angahe, turebe ngo arahinduka mu gihe kingana iki. Twagiye nk'uko bibona kuri balance dufiteho n'ubundi amadolari 3.31. Ubwo no kuvuga ngo iyo nyine njyewe mbasha kuzamura balance ikaba yagera nko ku madolari 3 n'ubundi 70. Ubwo mba nyine umukino umwe. Urabona ko hariho ibice 30, niwitegereza neza ibyo bice 31 uri bubibone. Ako twagiye ubu ngubu icyo nkoze ndasaruye. Ahangaha buriya icyo nkoze ndasaruye, hari ahantu warebaga hano harimo inyanya n'ubundi zatukuye cyangwa se zari zihishije. Ibi ngibi bitwara iminota 23 kugira ngo kano karima kabe keze, cyangwa se izi nyanya n'ubundi zibe zihishije nk'uko ubibonye, nk'uko nzikozeho zigahita zizamuka. Byongera iki rero? Byongera amahirwe yo kuzamura level. Kandi uko usoje level yose uvuyeho baguha igice cy'idolari, cyangwa se ibice 5 by'idolari n'ubundi 0.5 by'idolari. Reka twinjire kuri game rero. Turinjira kuri game, turakora kuri dice n'ubundi batugeze hano muri game, cyangwa se ahantu abandi bantu bari gukinira. Dore uko ndi kugenda bikwereka, iki ni ikibuga n'ubundi tugiye kuba twakiniramo kugira ngo duhindure balance yacu, cyangwa se tube twazamura n'ubundi umubare w'amafaranga dufite kuri balance, duhindure na level yewe. Uko ndi kubikwereka, icyo ngicyo ni ikibuga n'abandi ngira ngo urabona ko bari gukina, ntago ari wewe wenyine uba uhisanze. Aha ni kuri live, urajoyininga ukaza n'ubundi ugasanga na bagenzi bawe bari gukina, nawe ukaba watangira ugakina, kuko ntago ari wewe wenyine uba uhisanze. Haba hari abantu benshi bari gukina n'ubundi bari gukorera amafaranga, kuko ahangaha uko ukina, uko ugenda ukina niko ukorera amafaranga. Ubu nanjye ndakinnye, urabona yuko hari utuntu bagenda baguha n'ubundi tw'uduhembo, ugakina ukajya kubona ukabona baguhaye agahembo. Ngira ngo uri kubibona rero, bampaye dayisi 10 z'ubuntu.
ubu ngubu nyine baba bari kunyongera amahirwe yo kuba nakomeza nkakina, kuko njyewe ndi gukinira mu nshuro ikubye 10 nyine, njye ntabwo nyina akadayisi kamwe ndi gukina utudayisi 10. kandi wasanga ndi kuvuga gukina game ugasanga wenda se wowe no gukina ntabwo uri kumenya ibyo ari byo. Ni ugukora hano handitse uruntu rw'uruzeru rwanditseho go, uruntu rw'uruzeru rutukura rwanditseho go, uruntu rw'uruzeru urabona ko hejuru hari n'akantu k'agakubo k'10. ubu ni ukuvuga ngo nonaha urabona yuko mbashije kuba nazamura level, mvuye kuri level narindi hongiye ku yindi level. Sinzi niba utabibona, reka nsubize inyuma ho gatoya urebe, ongera urebe ukuntu mbikoze kugira ngo mbashe kuva nava kuri level imwe nje ku yindi level bahite banamaze n'ibice 50 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo mvuye kuri level ya 54 ngiye kuri level ya 55. ubu niyo ngiye gukina nyine. Ikindi kandi nakubwira nuko kuri level uvuyeho bahita baguhereza 0.50. Reka nongere nsubize inyuma nanone wongere urebe kugira ngo utambwira ngo nago wabibonye. Ahangaha level imwe ya 54 yari irangiye, uri kubibona, ngira ngo uri kubibona ko bahise baduha n'ubundi 0.5 by'amadolari bihise burabya kuri balance. Ndaza gusubira inyuma ngende mbikwereke, kuko twasize hariho ibice 31, twasize hariho amadolari 3.31. ndibuze gusubira inyuma ngende mbikwereke, nkwereke ko na balance yahindutse. Reka mbanze nkwereke ukuntu n'ubundi ukina ugahindura n'ubundi level. Twari tuvuye kuri level ya 54 tujya kuri level ya 55. Nkuko ubibona n'ubundi barongeye bamaye 0.01 by'amadolari. Ahangaha n'ubundi ubuguye mu bahirwe nyine bama na dice z'ubuntu 5. Zino dice uzikoresha iki? Nizo dukoresha n'ubundi dukina imikino nyine myinshi, imikino ikaba myinshi kuko ugenerwa dice zigera ku 100 buri ukina. Bamaye n'andi mahirwe n'ubundi yo kuba nakina game. Ahangaha uraza haba hari akantu k'agasimba ukina nako, ukugakoraho buri kwiyongerera amahirwe yo kuba bagukubira. Ni ukuvuga ngo level yawe ikazamuka, igikubo bahita baguha igikubo. Urabona ko ngenda ngakoraho hano hari umubare nawo uzamuka, baba bamaye amasegonda 20, ariko 10 abagenda gake, ayandi 10 yihuta. ubu no kuvuga ngo ngiye mbashije gukuramo igikubo cya 12, bagiye guhita bankubira 12. ngira ngo uri kubibona n'utuntu s'utugorode nyine bagenda bagukubira, tukazamuka tukajya hejuru kuri level yawe, level ari nako igenda yicuma. Reka nkubwire yuko hano habariyemo amahirwe menshi, akawubwire yuko hano habarimo amahirwe atari make. uko ugenda ukina uzenguruka bagenda bakongerera amahirwe bitewe naho kano gafoto nyine uri kureba kaguye. Reba noneho kaguye ahantu ugiye gukina n'akandi gasimba kari mu tuntu tumeze nk'udutebo twizenguruka, cyangwa se utuntu tumeze nk'utwobo tuzenguruka. ngira ngo urabibona yuko nanone baguha andi mahirwe y'igikubo cy'utugorude tugera ku 100,000, n'ubundi nabyo bikazamuka bikajya hara hejuru. Reka nkubwire yuko hano hejuru mba nasabwe gukina mpaka nujuje kano kantu k'akarongo ka miliyoni zigera kuri 90. iyo kuzuye level nibwo ibihindutse. ngira ngo urabibona dice nari mfite zise zirangira ngeze hagati mu yindi level narayisoza. Twari tumaze kuzuza level ya 54 tugiye kuri level ya 55, ariko dice ubonye ko zirangiye nyine. ubu no kuvuga ngo ahangaha ni kuri live, dore nuko nguko kuri live haba hameze. aba n'abantu bano bantu reba bari hejuru n'abamyutinze bari kuganira, ariko n'abamyutinze nyine kugira ngo batatuderanje. tuve kuri live. tuvuye kuri live rero n'ubundi turagaruka hano naho ni mu kibuga hasanzwe. hari utuntu usanga hano hasi ukadukoraho twabaye icyatsi, tugahita natwo twongera amahirwe, tukajya nyine kuri balance natwo tukagurisha amahirwe. nk'uko bireba n'ubundi ahangaha kuri balance twari dufiteho amadolari 3.31. ubu none aha dufiteho amadolari 3.37. dore ukuntu n'ubundi aba yagiye aza nuko nguko. uko ugenda nyine ukina cyangwa se uko ugenda witabira buri munsi niko bagenda bayaguha akaza muri ubu buryo. ni ukuvuga ngo ahangaha uri kureba utuntu tw'icyatsi kibisi tw'imibare, utu tuntu tw'imibare uba uri kureba ntabwo ari imibare isanzwe, ayangaya ni amafaranga. Reka nkubwire yuko ayangaya agenda kiteranya akavamo amadolari 10, akavamo amadolari 5, akavamo idolari 1, ayo yose kandi ukayabikuza. kandi mwibutse yuko idolari uyu munsi wa none rigeze ku 1479. uko rigenda rizamuka nubwo ritabura kumanuka nyine ngo risubire ku 1460, ariko idolari rimwe riri ku 1460 nyine iyo ryamanutse. ariko reka nkubwire yuko ufashe aya madolari dufite kuri balance yacu n'ubundi ukaba wabasha kuyakuba nyine ubwo ni 1460, utabura kubonamo ibihumbi byibura nka 5 cyangwa 7, hagati ya 5 na 7. nuko tutitonze ngo tubikore, ariko nawe wabikora. idolari rimwe riri ku 1460 iyo ryamanutse.
Iyo winjiye ku tuntu tuba turi hano hasi n'ubundi tumeze nk'aho tuba ari udufamili, utuntu tumeze nk'utugurupe hano hasi, ngira ngo uri kubibona. Iyo uri hano hasanzwe uba uri muri high farm, ariko hano ku ruhande ya high farm reka nkubwire yuko haba hari ibintu bimeze nk'utwumba nyine tuguhesha gutsindira amahirwe, nk'ibintu bita muri family, ibintu bitwa ngo fraud, nk'abantu buforowinga n'ubundi. Hano haba hari utuntu twinshi, uraza nawe ugacokoza ukareba, ariko ntuzagire ikintu ucokoza kigusaba yuko uri buze kuba warekura amafaranga, kuko aya mafaranga ureba hano hejuru kuri balance aha handitse withdraw munsi yaho kuri kano kantu nyine gatukura. Aya mafaranga hari igihe wisanga ukoze ku kantu ibice nka 50 bikaba biragiye, ukaba utakaje amafaranga yawe. Reka nkubwire yuko hano ukimara kwiyandikisha n'ubundi bahita baguha n'ubundi bonus ya 0.3 by'amadolari, ubwo wayabikuza nyine nayo ako kanya ugahita unayashyira kuri balance yawe. No kuvuga ngo bo babagira ngo ucekinge urebe yuko kubikuza nyine byemera. Ukimara kwiyandikisha bahita baguha ukayabikuza ukayashyira kuri balance. Iyo umaze kubikuza ukabona biremera, niho n'ubundi uhita uguma ujoyininga, ukaguma ukakina nyine, ukaza ugakina ugakorera n'ayandi menshi ukabikuza nyine ukajya ubikuza. Abantu bashyashya nabwiye yuko mubikuza kenshi gashoboka kurusha umuntu umazemo igihe, nawe nyine aba yarabaye mushyashya yarabikuje nyine. Nk'ubu ngubu mwanjye hari amafaranga batanyemerera kubikuza, nk'idolari rimwe ntabwo naribikuza, munsi yaryo sinabikuza, ntabwo byakunda kuko mazemo igihe kinini. Nje hano najemo umwaka ushize mu kwezi kwa 9 nibwo ninjiye muri high farm. Birumvikana rero ko ngiye kuyimaramo umwaka, nyimazemo amezi 10. Urumva high farm nyimazemo igihe kitari gitoya, ariko kandi ari nako mbikuza. Ngira ngo nagiye nkwereka hahandi hari imibare icyatsi, buriya n'uburyo umuntu aba yaragiye abikuzamo. Ariko kandi nk'uko nabikweretse, urabona ko kuri balance harayo dufiteho. Kugira ngo video itarambirana, nzaza ubutaha tubikuze nyine mbereke video yo kuyakuraho n'ubundi tuyashyira hehe, tuyashyira kuri Momo cyangwa se tuyashyira kuri Binance. Ubikuza n'ubundi uyashyira kuri Binance, ukayavana kuri Binance n'ubundi uyashyira hehe, kuri Momo, uyashyira kuri mobile money yawe mu manyarwanda bamaze kuyavunjisha. Abantu muba mufite ibibazo bigiye bitandukanye, mujye mutwandikira hasi aho ngaho n'ubundi muri commentaire, n'ubundi kubasubiza biba byoroshye cyane. Ikindi kandi iyo nimero mba napininze aho hejuru iri kuri WhatsApp, kunyandikira ni ibintu byoroshye cyane. Aya ngaya dufite kuri balance tugomba kuzayakuraho muri video y'ubutaha. Abantu bashaka ko mbereka n'ubundi kubikuza, muraza kutwandikira aho hasi muri commentaire. Reka tubonane ubutaha, njye ni Biri mu wa kabiri, tuzabonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.